Haleluya. Ifite iki umutima w'urukundo kandi n'intungisha n'imwiri umunezero n'umubabaro byose abizanira n'amahoro kugira ngo uheshe icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Aravuga ngo hafi ndetse buri munsi agenda n'umuntu mumwiri aravuga ngo ajya yikorera imitwaro niwe data ni nawe Mana. Aravuga ngo nguko uko ajya nkunga buri munsi andamira muri ibyo byose. Haleluya. Muri ibyo byose arandamira ngo kandi ajya imbaraga kuko iryo ni isezerano yagize gute. Haleluya. Imana ishimwe. Aravuga ngo Mana yanjye komeza udufashe ariko mutaramiye neza iki. Mana yanjye komeza udufasha mutaramiye neza icyo umbwira mpora nizeye ijambo wambwira sinyabure ku mbaraga zawe. Imana ishimwe. Ibintu tugiye kuvugaho ndabivuga mu minota mike nirukana Imana yo mu ijuru ifashe. Turavuga ku kintu cyitwa guhabwa imbaraga. Haleluya. Turavuga ku kintu cyitwa inzu y'umwuka n'ibigize n'ibibaho. Yesu nashimwe. Haleluya. Aravuga ngo Mana yanjye komeza udufashe no mu bikomeye by'ubu nabibiki singabure kuki ku mbaraga zawe kugeza igihe uzaza kugira gutya. Imana nishimwe. Haleluya. Ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo w'umunani, ibyakozwe no mu gice cya kabiri turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze n'uwa kane, ibindi turabivuga twihuta. Ubwo kandi twagiye ngo guhabwa iki. Aravuga ngo Mana yanjye komeza udufasha kandi sinkabure ku mbaraga zawe. Haleluya. Amenya ngo mu gusenga no mu bikomeye sinkabure ku mbaraga zawe. Iyo umuntu afite imbaraga ashobora gusimbuka umuringoti bigakunda. Haleluya. Iyo umuntu afite imbaraga ashobora kubaka bikagira gute bigakunda. Iyo umuntu afite imbaraga ashobora guterura ibintu biremereye kuko afite iki. Iyo umuntu afite imbaraga afata undi akamuheza. Murumva imbaraga icyo zimara. Iyo umuntu afite imbaraga ashobora kujya gusenga kubera ko afite imbaraga z'Imana, abadayimoni bakamutinya kubera ko afite iki. Afite imbaraga. Ubwo twavuye mu mbaraga z'umubiri twagiye mu z'umwuka. Abahageze badusomere kwihuse. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 aravuga ngo icyakora uzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Bibiliya yatubwiye ngo icyakora muzagira gute. Bantu duteraniye hano abanyamasengesho barabwirwa ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nagira gute. Ariko harabahabwa imbaraga umwuka atagize gute. Yesu izo mbaraga ziba zaturutse. Imana iturenge. Ndokurore. Icyakora abasambanyi bari hano bazahabwa imbaraga zo kubitsinda ariko umwuka wari yagize gute. Ariko natamanuka ntibishoboka. Base niyo babajyana turi murabiteruka bibikamo ntabwo bizagira gute. Niyo wabasengera iminsi 40 n'amajoro 40 tayo bose yamaze ntabwo ubusambanyi ntabwo y'amagambo ntabwo ubujura ntabwo ubuhehezi uzareka imibiri yacu keretse imbaraga y'umwuka. Haleluya. Niba ikiri umuntu ikamushoboza iyo imaze kumanuka bya bindi byazamukaga irarimanuka ikabicecekeza ngo nimugende mwigire. Haleluya. Komeza. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Icyakora muzagira gute. Bantu b'igahogo waba uri umushyitsi kugira ngo imbaraga zo kunesha imyuka mibi zo kunesha ibyaha nuko Umwuka Wera agomba kumanuka. Ariko igihe Umwuka Wera atamanutse hamwe n'ibishwa Umwuka Wera nabamanukira muzahabwa iki. Imbaraga ntabwo ari izo kujya gukora ibindi ahubwo ni imbaraga zo kunesha n'imbaraga zo gukora ibyo Imana igira gute. Imbaraga ziraza zigakoresha abantu. Imbaraga z'Umwuka Wera ntabwo abantu bakoresha umwuka w'Imana ahubwo imbaraga z'Umwuka w'Imana ziraza zigakoresha abantu.
yicare. Ikibazo abantu dufite mu itorero, abantu mu kintu cyo kwemerera imbaraga z'umwuka w'Imana ngo zimukoreshe, abantu twarahindutse tujya gukoresha imbaraga z'umwuka w'Imana. Bose abayobozi mu gitaka, abantu twarahindutse tujya gukoresha imbaraga z'umwuka w'Imana. Ariko biramwe mu icyakora muzahabwa imbaraga z'umwuka nagira ngo ako kanya muzahinduka muhinduka abagabo bo kugira ngo bakumpanya uhereye i Yerusalemu kugeza amanutse zije kugira ngo zize kubakoresha. Ibyakozwe mu gice cya kabiri wageze yasoma ngera ku murongo wa mbere wihuse kugeza uwa kane. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rumwe rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Haleluya. Bibiliya itubwiye ngo igihe bari bakeneye imbaraga, bose bari hamwe mu nzu imwe batuje, bahaboneka umuriro utunguye urabatungura, ukwira inzu bari bicayemo, imbaraga ziraboneka, abantu bose batangira kuvuga iki? Biramye ngo bose bumva iki? Umwuka wera. Haleluya. Aha ndagira ngo mukurikirane, bose bumva iki? Ntaho abantu bujujwe imyuka, abantu bumva iki? Bamaze kuvuga umwuka wera, batangira kuvuga indimi uko umwuka yagize gute. Cunga neza, muri korali abavuga indimi ni umwuka wahaye kuzivuga. Cunga neza, abahanura ni umwuka wahaye guhanura. Cunga neza, abavuga ubutumwa ni umwuka wahaye kuvuga. Cunga neza, abarimo gusenga bakerekwa ni umwuka wahaye kwerekwa. Haleluya. Abadayimoni bitwa abarungi ni abadayimoni b'umucyo, abadayimoni bakomoka mu mazi mu manyanja, abadayimoni baza bagakorana n'ubwenge kandi bakitwaza iki? Ibyanditswe. Barahanura bakanarungura. Bagira gute? Barahanura, bose barahanura bakanarungura. Ariko si umwuka w'Imana wagize gute? Si imbaraga zivuye mu ijuru, ahubwo ni imbaraga zikomoka ikuzimu, zimwe zamanukanye na Satani. Cya kimwe cya gatatu yamanukanye cyahindutse imbaraga y'umuri. Mumenye ngo ngizi zirimo kumara itorero, ngizi zirimo kumara abaririmbyi, ni marayika w'umwijima wiyoberanya. Ariko iyo umwuka wera yamanutse, abantu bahawe imbaraga, bavuga uko umwuka wera yagize gute? Yabahaye. Birakwiye kugira ngo bavuge ubutumwa, babwirize uko umwuka wera yabahaye kubwiriza, be kubwiriza bakurikije amarangamutima cyangwa ubwenge bwabo, kuko ntacyo bwabo. Abasenga basenga uko umwuka w'Imana bayobora, be gusenga bavuze ngo tubimazemo imyaka 40 cyangwa 50. Birakubwiye ngo bari hamwe bose buzuye umwuka wera, bahabwa imbaraga, batangira kuvuga uko umwuka wera yabategetse kugira ngo uko bigenda. Biravuga ngo muri Yerusalemu hari abantu batandukanye b'amoko atandukanye, batangira kumva icyo Imana irimo kuvugana nabo. Haleluya. Kubera iki? Umwuka wera yabahaye kuvuga uko ashaka. Abapariti barabyumva, abaremeti barabyumva, abarabu barabyumva, abakiretse barabyumva, abaroma b'abashyitsi barabyumva, abanyedini barabyumva. Baravuga ngo aba bantu turabumva bavuga ibitangaza by'iki? Haleluya.
Nazareti. Haleluya. Ariko kuko umwuka wera yamanutse yabahaye imbaraga abategeka kuvuga uko ashaka kugira ngo abantu bumve imbaraga z'abihana. Haleluya. Ubanze urebe neza muri iyi minsi aho ugenda mu byumba, aho ugenda guvuga ubutumwa, aho ugenda mu materaniro, mbese ubona muri iyi minsi abantu bigisha ijambo uko umwuka yabahaye kwigisha. Utumwe neza ijambo duhabwa iki imana. Haleluya. Muri ibyo avuga ngo Imana yadukunze umutima, no mu bikomeye biri umurambi biki ukuboko kwawe umpa imbaraga kubw'ubuntu bwa. Haleluya. Amenya ko akeneye imbaraga zo kumubashisha, amenya ko akeneye imbaraga zo kumurinda, amenya ko akeneye imbaraga zo kumuyobora, amenya ko akeneye imbaraga zo kumutinyura. Haleluya. Amenya ko akeneye imbaraga zo kumuneshereza ibitero bya Satani. Nyuka y'ikuzimu, nyuka igendera mu bantu, nyuka igenda mu muyaga, inyuka ikora, ariko atari umwuka w'Imana. Ariko ni iki? Ni nyuka. Imana turinde. Tugiye kwiga agatwa ka kabiri. Inzu y'umwuka kuba inzu y'iki? Y'umwuka. Turareba ngo inzu niba ari iy'umwuka yubatswe n'iki? Yubatse hehe? Ibibamo ni ibiki? Ibigize ni ibiki? N'ibikorerwamo ni ibiki? Haleluya. Kuba inzu y'umwuka, ubanze wumve mu inzu y'umwuka. Mu Rwanda rwa Petero igice cya kabiri twagiye. Mu Rwanda rwa Petero igice cya kabiri, undi ari budusomere Rwanda rwa Bikorinto igice cya 12. Arasoma ahereye ku murongo wa turagira ngo turebe hamwe inzu y'umwuka. Noneho turebe ibigize inzu. Turabanza turebe inzu. Inzu hari n'iyubatse. Iyi nzu turimo, iyi sare turimo, cyangwa iki cyumba cyangwa urusengero turimo, hari ibirugize. Icya mbere bacukuye umusingi, barangije bashyiramo amabuye, bawubakisha sima, bazana amatafari, niyo bashyiraho iki. Ibi ni ibyubatse inzu. Bagera ubwo bakora igisenge bashyiraho ibyuma n'amabati n'imisimari, bashyiraho ibuye. Ni ibigize iki? Hari n'ibiyirimo byerekana ko iki yari inzu, ariko iyi ni inzu isanzwe. Niba dusomeye basoma umurongo wa 5 wonyine. Soma titire n'umurongo wa 5. Rwa mbere rwa Petero igice cya 2, titire yaho n'umurongo wa 5. Aravuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ibuye ki? Rizima. N'ishyanga rigize gute? Haleluya. Tugiye kureba ibuye rigize inyubako n'ishyanga ryera rigomba kuza kubakwa kuri iri buye kugira ngo ritazashobora kunyeganyega. Umurongo wa 5. Umurongo wa 5 haravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Haleluya. Aratubwira Bibiliya atubwira ngo namwe noneho hari ibuye rizima. Haravuga ngo noneho namwe nimugende mwubakwe muba amabuye mazima, mube inzu y'umwuka, mube ubwoko bwera bugiye gutamba ibitambo by'umwuka. Ndashimwa n'iki? N'Imana ku bwande bwa Yesu Kristo. Ariko ugasanga umuntu yajya gusenga ngo ugere ngo nakubisaba dayimoni, wabakubise zurindi. Ntabwo nasenga ibitangazo bikagira gute? Bigakore urasenga urindi. Umwuka w'Imana yakorera muri we mu gihe Imana yahawe icyubahiro akaba ugira gute? Kuba inzu y'umwuka. Icyambere isizwa n'umunyamwuka, isizwa mu buryo bw'umwuka, umwuka ni isiza. Ikibanza cyateguwe ni ikibanza cy'umwuka. Ibiyubatse ni iby'umwuka, ibisakaye ni iby'umwuka. Mukurikirana ngo ari iminota 2. Ibisakaye ni iby'umwuka, ibikoze isuku byose ni iby'umwuka, ibiyinjiramo ni iby'umwuka.
rwa mbere rwa Korinto 12 murongo wa 4 murasoma yiwe asome gusa turebe ibintu bigize inzu y'umwuka. Ibigize inzu y'umwuka n'ibintu biyibamo n'ibikorerwamo, nurangiza urareba ngo mbese buriya korari bya bindi njya numva nibyo bigize umuntu n'iby'umwuka cyangwa n'iby'umubiri. Wageze asoma urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ruravuga ngo ibice 12 umurongo wa 4 baravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe. komeza turareba ibintu ibigize iyo nzu. Ubwo twageze muri ya nzu none tugiye kureba iratubwiye ngo icyakora hariho impano z'iki z'uburyo bwinshi. twageze muri ya nzu, ibintu bigize ya nzu, ibintu biri muri ya nzu biturukamo. Umurongo wa 5 bakavuga ngo kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Umurongo wa 6 bakavuga ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Niba ufashwa muri ya nzu y'umwuka, ibisohokamo ibyo abantu baje gukuramo, iyo bahageze barafashwa bakavuga ngo hano twahabonye ibyo kurya by'umwuka, ariko nyirabyo wahawe kubigabura ntabwo ari we bifasha, ahubwo ababibona n'ababyumva niyo bifasha kugira ngo baheshe Imana ikintu. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa gusobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Bibiliya yatubwiye ngo mu nzu y'umwuka ibiyigize, icya mbere umwuka niwe uza agakora, kandi ibyo akoreramo abiha umuntu uko agize gute, kandi ababibona agomba gufashwa nabyo. Ntabwo nyiri wa wundi ari nyirabutse ufata aragaragara yatubwiye ngo noneho bakageza ahabwa impano yo kugira gute kurobanura iki. Ariko tumenyere kuvuga ngo impano yo kurobanura iki umwuka, siko tubivuga se? Turavuga ngo base baravuga ngo umuntu Imana duha impano yo kurobanura, ntabwo umwuka arobanurwa ahubwo umwuka ararobanura. Haleluya. Umwuka arobanura imyuka, umwuka yishura imyuka, umwuka asobanura imikorere y'imyuka, ariko nta muntu usobanura umwuka. Haleluya. Iyo myuka iriho irakora muri iyi minsi, iyi myuka iravuga, irarondora, irahanura, ariko ntabwo ari umwuka w'iki. Imana itwenge mureke tube inzu y'umwuka. Haleluya. Noneho tumenye mu bisohoka muri ya nzu y'umwuka n'iby'umwuka, kandi abagiye kubyakira babyakira mu mwuka, ntabwo byakira. Bibiliya yatubwiye ngo turi ubwoko bw'abatambyi batanga ibitambo by'umwuka bishimwa n'iki? N'Imana. Kugira ngo mubimenye, iyi myuka niyo yakoresheje wa muja umwe araguraga mu gihe Pawulo yabwirizaga, noneho akavuga inyuma agasakuza ngo uyu muntu ari mu mwuka w'Imana, mugire muti none ko yavugaga iby'Imana n'umwuka w'Imana mukoreshaga. Imana iduhe umwuka wo kurobanura. Haleluya. Wo kurobanura imikorere y'imyuka iriho muri iyi minsi tubana nayo, tugenda nayo mu materaniro, ikaza ikigaragara. Twagize ngo Imana yagize gute? Yavuze. Biratubwira ngo Pawulo yageze aharumva aramenya ngo aza kugira impano yo kurobanura, agira impano y'ishurirwa, aramenya ngo ceceka
ibyo Pawulo avuga abantu kugira ngo nucunga neza ufite iyo uzasanga iyo nyungu kubana nayo mu cyumba ujya ubona abantu ikoreramo ariko ukavuga ngo umwuka w'Imana kubera ko yagabanya yavuze ko ari n'ubusambanyi yavuze ko bigenda gutya sinzashoboka Imana tuzongera Haleluya mureke rero tube inzu y'umwuka tumenye ngo ibiba mu nzu y'umwuka ni ibiki Pawulo yaranditse ngo icyakora hariho uburyo bwinshi ariko umwuka ni iki hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni iki hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni nde ubwo umwuka ni umwe hariho uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera muri bose ni iki icyakora buri muntu wese ahabwa ikimwerekana umwuka kugira ngo abantu bagire umwuka ariko igitera ubwoba impano ziriho muri iyi minsi zikora n'impano z'ubwibone umwuka witwa iki imyuka y'ubwibone imwe yatumye Satani ava mu ijuru umuhanuzi yaba yahanuye mugatumye yaba yabwirije nk'uko tubwiriza ati ni igitangaza nabwiriza abantu bakoze uburinde se ngo bakoze umwuka we kubera ko umwuka yamumanukiye agakorera muri we imitima igakinguka ikakira iby'umwuka yamara kubwiriza akagera avuga ngo ngewe yabwirije abantu bagira gute ntabwo uvuga ati umwuka jyewe ngize gute iyo mbwirije abantu barafata buzura umwuka we wabwirwa n'iki niba wabwirije ari umwuka we bari kujya gute ahantu hamwe n'umuyobozi wasenze wuzuye imbaraga z'Imana urakora akavuga ati ndabona umwuka w'Imana ari muri wowe ariko si Imana ikoresha ari muri wowe ukaba uti nyamuneka uri umuntu buriya Imana yawe waba wagize neza akavuga ndabona noneho byaba utakibirimo utakibirimo iyo ahagaze abwiriza n'ubu ashaka kubwiriza mwese twapfuka twapfukama tukihana ariko kumenya ngo mbese arakoreshwa n'umwuka w'Imana cyangwa arakoreshwa n'imyuka Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 5 bantu mumenye icyo Imana ibashaka nicyo dukwiriye gusaba kugira ngo Imana idukomeze kandi tubashe kuba inzu y'umwuka kandi ikorerwa hagati muri twe y'ibyo guhesha Imana icyubahiro biyobowe n'umwuka we wahageze ahita asoma igice cya mbere umurongo wa 15 reka mwisomere nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda rero bose Pawulo aravuga ngo nicyo gituma avuga ku itorero aravuga ngo nyamuneka maze kubona uburyo mwizeye umwami nicyo gituma maze kubona uburyo mwinjira mu bihe byo gusenga komeza mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero ibyo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri Haleluya Pawulo arandika aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo icyambere ni ngaho umwuka w'iki w'ubwenge no guhishurirwa muri ya nzu y'umwuka habaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa no kumenya iki Imana Haleluya noneho ngo mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero muri iyi nzu y'umwuka habamo ibikoresho bitandukanye kandi bigomba gukora umurimo w'iki w'Imana ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izi hamwe mumenye n'ubutunzi bw'ibizaraga rero ubutunzi bwo mu buryo bw'umwuka bigomba gutungisha buri wese Haleluya noneho amaso yanyu
Imana itanga umwuka w'iki? Haleluya! Imana itanga umwuka w'ubwenge. Haleluya! Amen. Noneho muri kumenya imbaraga, kumenya imikorere y'imbaraga z'Imana, nuko umuntu aba yamanukiwe n'umwuka wera akaza agatura muri abantu b'Imana. Ntabwo muzi umwuka wera aturamo usanga hajyanemo imyuka. Ntabwo muzi umwuka wera usanga intebe zirimo. Ntabwo muzi umwuka wera usanga hateretsemo ibibindi. Ntabwo muzi umwuka wera usanga harimo utunyamaswa. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga harimo ibiceri. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga harimo ingurube. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga harimo imbwa. Oya. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga mu imbogo cyangwa intare. Oya. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga mu ingwe. Ntabwo wasanga mu rukwavu. Nubwo tujyoro. Ntabwo ibyo wabisanga mu nzu y'iki. Kuko icyo bisobanura. Ntabwo muzi umwuka wera wasanga mu ibisambi cyangwa ibyiyoni. Birakwiye kumenya inyange z'ubukwazi, imisambi ikabukwazi, inuma zikabukwazi. Ariko ikibabaje ugasanga ngo umuntu ni inzu y'umwuka wera, ugasanga mu nzu y'umwuka wera inyange ziraza ziricaye n'icyo gikizana nacyo. Ngo kubera ko twabonye kera nacyo ni inyange. Oya. 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 Birakwiye mu nzu y'umwuka wera hinjiramo inyange hakinjiramo imbwa. None ikibazo kinjira mu nzu y'umwuka wera gute? Ngo nuko ukireba hano kikaba ari umweru. Ariko se kigira amabara angahe? Kigira amabara angahe? Kuri umunyamasengesho ufite amabara angahe? Kuri umuvugabutumwa ufite amabara angahe? Kuri umuririmbyi ufite amabara angahe? Kuri umuhanuzi ufite amabara angahe? Imana isenge. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Ubanza utekereze ngo mbese bimeze gute? Inzu y'umwuka. Umwuka we yaramanutse. Agira ibyo akorera muri byo. Ugenzure neza. Ureba aho wageze hose, hari ibyo amaso yawe yarebye, hari ibyo amatwi yawe yumvise. Urebe ngo mbese biriya nabirebye ngo nari iby'umwuka, cyangwa nabirebye mu mwuka, nabirebye mu mubiri. Ibyo numvise nabyumviye mu mwuka, cyangwa nabyumviye mu mubiri. Ibyo nakoze nabikoreye mu mwuka, cyangwa nabikoreye mu mubiri. Ubwo ni hagati y'umuntu n'iki? N'Imana. Njye ntabwo nashobora kumenya mu mutima wawe, ariko umwuka w'Imana. Haleluya. Arabizi. Mureke rero uce bugufi twisengere Imana kugira ngo igushoboze kuba inzu y'umwuka. Haleluya. Kandi Imana data wa twese iduha umwuka wo kurobanura imyuka. Haleluya.